Mvandimwe ndagusuhuje, Yesu ashimwe. Ni ishimwe rikomeye, Imana yo mu ijuru yaraturinze kandi nawe irakurinda. None uyu mwanya Imana yemeye ko duhurira kuri uyu murongo mugari wa radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Uri kumwe na Pastor Byiringiro Aime, umuyobozi w'intara y'ivugabutumwa ya Bigogo, Firidi y'Amajyaruguru y'Iburengerazuba ikorera i Rubavu. Ndagira ngo uyu mwanya tugezemo twigane icyigisho gifite insanganyamatsiko itubwira ngo gashoza ntambara muri Siyoni. Gashoza ntambara muri Siyoni. Urumva mu by'ukuri insanganyamatsiko yacu igizwe n'amagambo atatu: hari gashoza, hari intambara, hari na Siyoni. Ibi bintu uko ari bitatu nibyo bikoze iyi nsanganyamatsiko yacu. Nyemerera dutangirane ibi bibazo bidufasha gusobanukirwa n'iyi nsanganyamatsiko. Gashoza ntambara muri Siyoni bishatse kuvuga iki kandi bisobanuye iki? Ubundi se Siyoni ni iki? Mwene data kandi mushiki wanje, ndagira ngo nkubwire ko Siyoni ari ahantu nk'uko tubisanga mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cya 4 umurongo wa 48. Nuko bahindura ibihugu byabo biherereye kuri Aruweri iri mu mutwe w'igikombe cyo kuri Arunoni, bikageza ku musozi wa Siyoni ari wo Herumoni. Urumva Siyoni dusanze ari ahantu nk'uko tubisanze mu gutegeka kwa kabiri. Nanone ushobora kubisoma mu gitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 5 umurongo wa 6 kugeza 7. Nanone ni Siyoni ivugwa nk'ahantu, ariko muri uyu mwanya ndashaka kukubwira ko Siyoni ifite ikisobanuye mu mvugo y'umwuka. Mu mvugo y'umwuka Siyoni ivuga ibintu bibiri: ivuga ijuru, ikavuga n'itorero ry'Imana. Abadivantiste b'umunsi wa karindwi murabizi hari ibivugwa mu mvugo, noneho mu yindi mvugo y'umwuka bikaba bifite icyo bisobanuye. Urugero wenda nakubwira, uvuze Egiputa mu mvugo y'umwuka wumva ibindi, wavuga Kanani mu mvugo y'umwuka ukumva ibindi, wavuga Yerusalemu mu mvugo y'umwuka ukumva ibindi, iyo tuvuze inyamaswa wumva ikindi, bavuga ikiyoka ukumva ibindi. Mu by'ukuri hari icyo tuvuga ariko bikagira icyo bisobanuye mu mvugo y'umwuka. Ni nako rero na Siyoni mu mvugo y'umwuka ifite icyo isobanuye. Siyoni nk'itorero, Zaburi ya 76 umurongo wa 3, ndagira ngo uzayisome. Kurarikira nanone gusoma Zaburi 132 umurongo wa 13, nanone Zaburi 146 umurongo wa 10, Yesaya igice cya 1 umurongo wa 8, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 21 umurongo wa 5, Yohana igice cya 12 umurongo wa 15. Ayo masomo yose ngubwiye uzayasome, uzumva avuga Siyoni ariko nk'itorero ry'Imana. Nanone Paulo abyandika mu rwandiko yandikiye Abaroma igice cya 9 umurongo wa 33, ariko Paulo aya magambo yayanditse mu by'ukuri avuga amagambo yanditswe na Yesaya nk'uko tuyasanga mu gice cya 28 umurongo wa 16. Paulo yandikira Abaroma aya magambo nk'uko byanditswe ngo byumve neza. Ntabwo aya magambo ari aya Paulo, ahubwo nundi wari warayavuze ari we Yesaya. Nk'uko byanditswe ngo dore ndashira muri Siyoni ibuye risitaza, urutare rugusha, ariko urwizera ntazakorwa n'isoni. Imana ishimwe cyane. Uru rutare rwizerwa kandi urwizeye ntakorwe n'isoni niki? Tutagiye hirya, uru rutare ni Yesu Kristo. Kuko tubisanga muri Matayo 7:24, uzasanga igitekerezo cyerekana umuntu wubatse inzu ye ku rutare n'undi wayubatse ku musenyi. Urutare ruvugwa ni Yesu ukiranuka, nta wundi. Rero Siyoni hano mu Baroma Paulo avuga, urumva n'itorero ry'Imana ariko ryasezeraniwe isezerano ko Yesu Kristo agomba kuba muri ryo. Si Paulo gusa wabivuze, umuhishuzi Yohana mu kirwa cy'Ipatimosi aho yandikiye igitabo cy'ibyahishuwe, nawe yeretswe Yesu mu itorero ry'Imana nk'uko tubisanga mu byahishuwe igice cya 1 umurongo wa 12 ndetse n'umurongo wa 20. Munyemerere tuhasome ibyahishuwe igice cya 1 umurongo wa 12 umurongo wa 20. Haranditse hati: nuko mbindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye, mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu. Yohana ari mu kigwa cy'Ipatimosi, ibi bitereko by'amatabaza 7 by'izahabu ku murongo ukurikiye turasanga ko yabonye usa n'umwana w'umuntu agendagenda hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza 7 nk'uko tubisomye muri uyu murongo wa 12. Ibyo bitereko by'amatabaza 7 niki? Umurongo wa 20 w'igice cya 1 cy'ibyahishuwe: n'ubwiru bw'inyenyeri 7 izumbonanye mu kuboko kwanjye kw'iburyo,
n'iby'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu. Dore izo nyenyeri 7 nizo bamarayika b'ayo matorero 7, nawe ibitereko by'amatabaza 7 twasomye ku murongo wa 12 nibyo matorero 7. Birasobanuye ngo Yesu yagendagendaga hagati y'amatorero 7 aboneka mu Byahishuwe igice cya mbere ndetse n'igice cya kabiri n'igice cya gatatu, nkuko tuhasanga iby'amatorero 7. Itorero rya mbere ni Efeso kugeza ku itorero rya 7 ryitwa Laodikiya. Birasobanuye ngo ayo matorero 7 yose Yesu ayarimo, kuko Yohana yamweretswe ayagendagenda hagati muri yo. Nuko rero bwoko bw'Imana, ndagira ngo wumve Siyoni nk'itorero ry'Imana. Petero nawe yarabivuze mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 6, nawe n'aya magambo ya Yesaya yongeye gusubiramo. Siyoni rero, iyo bavuga Siyoni mu mvugo y'umwuka twumva itorero nkuko tubyumvise abagaragu b'Imana babisobanuye. Nanone Siyoni nk'ijuru. Munyemerere dusome Yesaya igice cya 35 umurongo wa 8. Siyoni nk'ijuru, ubyumve neza. Yesaya 35 umurongo wa 8 haranditse hati: kandi hazaba inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izabiya babandi, abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Nta ntare izahaba, inyamaswa y'inkazi ntizayigeramo, ntibizayibonekamo, ahubwo abacunguwe nibo bazayinyuramo. Abacunguwe n'Uwiteka bazaguruka bagere Siyoni baririmba, ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo. Bazabona umunezero n'ibyishimo, kandi umubabaro no gusuza umutima bizahunga. Wumvishe hano aba bacunguwe n'Uwiteka ahantu bazaba bari si mu isi, bavuze ko bazaba bari kuri Siyoni. Iyi Siyoni si yo mu isi, si n'itorero, ahubwo ni ijuru. Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 1. Nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni, ahagararanye n'abandi 1,000 n'inzovu enye n'ibihumbi 4, bafite izina rye n'izina rya se yanditswe mu ruhanga rwabo. Ndagira ngo nanone wumvishe aba bana b'Imana bahagaze bari kumwe n'umwana w'intama ku musozi wa Siyoni, si wa wundi wo mu isi, si n'itorero, ahubwo ni mu ijuru. Bavandimwe, mu by'ukuri iyo umuntu avuze Siyoni, nangwa iyo dusoma Siyoni muri Bibiliya twumva ikindi atari Siyoni nk'umusozi, ahubwo twumva Siyoni nk'itorero, kandi tukumva Siyoni nk'ijuru. Abakurambere n'abahanuzi paje ya 19 icyigisho cya mbere handitse aya magambo: igihe cyose ibyaremwe byose byari bicemera kuyoboka Imana kuko biyikunda, mu ijuru hose habaga hari ubwumvikane buzira amakemwa. Byari umunezero ku batuye ijuru gusohoza umugambi w'umuremyi. Bashimishwaga no kwerekana ikuzo ry'Imana no kuyihimbaza, kandi ubwo urukundo bakundaga Imana rwari ruhebuje, birumvikana ko urwo bakundanaga rwaziraga kwikanyiza. Nta kantu na gato kahungabanyaga ubwumvikane bwari mu ijuru. Nyamara uwo munezero waje kurangira, haje kuboneka urogoye umudendezo Imana yari yarahaye ibiremwa byayo. Uyu ni gashoza ntambara muri Siyoni, nangwa se ni nyirabayazana w'intambara mu ijuru. Ni Satani. Ubwo mu ijuru bahimbazaga Imana, ntabwo byamunejeje, yaje kwadukwaho n'ikintu ntakubwira ngo cyakomotse, gusa twumva ko mu ijuru Satani yadukanye ikintu cy'inzaduka, azana intambara mu ijuru, kandi mbere hose mu ijuru hari umunezero. Satani arogoya abo mu ijuru bose, ibintu arabivuyanga. Abakurambere n'abahanuzi nanone paji ya 20 muri iki cyigisho cya mbere, nuko kwa kumvikana guhebuje kwari mu ijuru kuba kurayoyotse. Gashoza ntambara ashoje intambara. Cyemezo cya Lisiferi cyo kwanga gukorera umuremyi cyamaganwa n'ababonaga ko Imana yonyine ari ikwiriye ikuzo kuruta ibindi byose. Mu nama yo mu ijuru abamarayika bingingiye Lisiferi kwisubiraho. Umwana w'Imana yamweretse gukomera ubwiza n'ubutabera by'umuremyi, gutungana na kamere idahinduka y'amategeko y'Imana. Imana ubwayo yashizeho gahunda y'ijuru, kandi kuyiteshukaho Lisiferi yari kuba asuzuguye umuremyi we, kandi bikamuzanira kurimbuka. Ntabwo Satani yanyuzwe na gahunda yo mu bwami bw'Imana. Muvandimwe, reka nkubwire ko nta bwami butagira gahunda. Mu ijuru hari gahunda, ndetse reka nkubwire ko Imana ari nyagahunda. Ariko gahunda yashyizweho n'Imana ntabwo Lisiferi yamushimishije. Yashatse gukora ubugororangingo bwa gahunda Imana yashizeho. Ntibyagombaga gushoboka, kuko Imana yacu iravuga bikaba, yategeka bikaba. Ntabwo Satani yagombaga kugira icyo ahindura
ku byo asanze mu ijuru, kuko banabishyiraho ntibamugishije inama, yabisanzeho yagombaga no kubikurikiza. Intambara ikomeye paje ya 355 icyigisho cya 29 hari aya magambo akurikira: yakoresheje uburyarya, uyu ni gashoza ntambara nangwa se Satani, n'ubucakura bukomeye kugira ngo afate ibitekerezo by'abashaka kugira abayoboke be. Mu ijuru Satani akoresha uburyarya bukomeye kugira ngo abone uko yigarurira ibiremwa byo mu ijuru bimukurikire, bafatanye kurwanya iyi gahunda y'Imana, nuko bahindure iby'Imana yashizeho. Yari afite imbaraga zikomeye z'ubushukanyi, kandi kubwo kwiyoberanya yitwikiriye ikinyoma. Yari yarageze ku ntego ye, ndetse n'abamarayika bayoboka Imana ntibashoboraga kumenya neza imico ye cyangwa ngo babona aho ibyo yakoraga byerekeza. Aya magambo arantangaza cyane, kugeza naho abamarayika bayoboka Imana batigeze basobanukirwa uburyarya bwihishe muri we. Bwoko bw'Imana, niba ibiremwa by'Imana bitarigeze bisobanukirwa neza icyihishe muri Satani, mbese ni gute twebwe tutabaye maso tutayobya nk'uko aba bamarayika nabo bakurikiye Satani kandi bazi ko bari mu murongo muzima? Ni ukwitonda ndetse tugasenga cyane. Gashoza ntambara yaje akaniye kandi ashaka kurimbuza abantu b'Imana. Paje ya 355 muri iki gitabo cy'intambara ikomeye, muri cya cyigisho cya 29, ubwo yinjizaga kutanyurwa mu ntekerezo z'abamarayika yayoboraga, yari yaragiye akorana uburyarya bukomeye yerekana ko ashaka gukura kutanyurwa mu ijuru. Ubwo yasabaga ko muri gahunda n'amategeko by'ingoma y'Imana habamwe impinduka, yabikoze yitwaje ko ibyo ari ngombwa kugira ngo mu ijuru hakomeze kuba gahunda n'ubumwe. Reka mbabwire ahantu intambara yari ishingiye mu ijuru, ni kuri gahunda. Na hano mu isi muri Siyoni nk'itorero ry'Imana nta handi intambara ishingiye usibye gahunda. Uzasanga abagabo n'abagore bo mu itorero baganira ku kutanyurwa bafite Satani yabateye, bakabaho badakunda gahunda y'itorero, ari abarwanyi ba gahunda. Uko byabaye mu ijuru ni nako biri kuba muri iyi si, kandi niko bizakomeza kuba. Intambara ikomeye paje 357 igice cya 29, nanone muri ico gice umwuka watangije ubwigomeke mu ijuru uracyateza ubwigomeke ku isi. Satani akomeje kugenza abantu nk'uko yakoze ku bamarayika. Muri iki gihe umwuka we uganje mu batumvira. Reka nkubwire ko no muri iyi saha Satani akomeje gusunika imbaraga ye, kandi akoresheje abitwa abantu b'Imana ashaka kubateramo kutanyurwa mu bwami bw'Imana. Muvandimwe, nshuti kandi mukunzi, ndakubwira ko gahunda y'itorero ry'Imana ari gahunda yashyizweho n'Imana, kandi iyi gahunda nta muntu n'umwe ugomba kuyirwanya. Turasoma nanone mu gitabo cyitwa inyandiko z'ibanze paje 98, ndavuga ko agatabo gatukura, hari icyigisho kitubwira ngo gahunda mu ivugabutumwa. Iki cyigisho muzanagisome muri iki gitabo kindi cyaje cy'inyandiko z'ibanze gikurikiye aka gatabo k'umutuku. Muzashaka icyigisho kitubwira ngo gahunda mu ivugabutumwa, muzasomamo amagambo akurikira: gahunda ni ingenzi. Abantu batagira gahunda ntibagira gahunda koko. Nta muntu waba ufite Imana ngo abure gahunda, kuko Imana ari nyagahunda. Haranditse hati: nabonye ko uyu muryango umwanzi yinjiriramo kugira ngo abuze amahoro kandi atere umuvurungano mu mukumbi ushobora gukingwa. Muja w'Imana yeretswe umuryango Satani yinjiriramo kugira ngo avurunge gahunda, avurunge itorero ry'Imana. Yeretswe uko uyu muryango ushobora gukingwa. Noneho uyu muryango wagombaga gukingwa mu buhe buryo? Nabajije marayika uko uyu muryango wakingwa, n'uruhe rugi rwagombaga gukinga uyu muryango. Marayika yaravuze ati itorero rigomba kuja mu ijambo ry'Imana kandi rigashikama kuri gahunda mu ivugabutumwa yagiye yirengagizwa kandi gasuzugurwa. Reka mbabwire bavandimwe, gahunda niyo igomba gukinga uyu muryango, ngo tugomba kwishikamaho nubwo hashize igihe kirekire. Ari abantu bagiye bayirengagiza, iyi gahunda igomba kongera kugarukwaho ndetse tukayikomeraho. Nuko aravuze ati itorero rigomba kuja mu ijambo ry'Imana kandi rigashikama kuri gahunda mu ivugabutumwa yagiye yirengagizwa kandi igasuzugurwa. Rigira ubumwe bwo kwizera. Neretswe ko mu gihe cy'intumwa itorero ryari riri mu kaga ko kuyobywa no kwigarurirwa n'abigisha b'ibinyoma. Ku bw'ibyo abavandimwe mu kwizera batoranije abagabo bari baragaragaweho ibihamya byiza ko
bashoboye kuyobora neza ingo zabo kandi bagira gahunda mu miryango yabo, ndetse bakaba barashoboraga kumurikira abari mu mwijima. Bagishije Imana inama iby'iki kibazo, maze nk'uko ubushake bw'itorero na Mwuka Wera bwari buri, babarobanura bakoresheje kubarambikaho ibiganza. Bamaze guhabwa inshingano yabo n'Imana kandi bamaze kwemezwa n'itorero, bagenda babatiza mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera, ndetse bakayobora imihango yo mu nzu y'Uwiteka. Ubyumve neza, aba bantu bamaze kurobanurwa n'Imana kandi bamaze kwemezwa n'itorero, itorero rimaze kubarambikaho ibiganza. Ubyumve neza, aba bantu Imana yarabemeye n'itorero rirabemera, dore ko dufite abantu benshi bavuga ku itorero ridakwiye gutanga gahunda n'umurongo wo kubwiriza. Uruwahe mu gihe cy'intumwa Satani yinjiriye itorero ry'intumwa, bamwe babwiriza bakabatiza, abandi bakabwiriza bakabatiza. Satani abagaragu be nangwa abahanuzi b'ibinyoma baje babwiriza nabo barabatiza, itorero rigira umuvurungano, ibintu bibambutiyaje, babura uko babisobanura, baja gusenga, bagisha Imana inama. Imana ibagira inama ko hakwiriye kurobanurwa abagabo, bakarambikwaho ibiganza, bagahabwa gahunda n'itorero, bakabona bakayobora imihango. Barabatizaga abihannye kandi bakayobora indi mihango kuko tubisoma. Akenshi bahoraga bakorera abera k'abagaragu babo, babashikiriza ibimenyetso by'umubiri w'umukiza washenjaguwe n'amaraso ye yasheshwe, akaba yarabambwe kugira ngo abana b'Imana bakundwa bakomeze kuja bibuka imibabaro n'urupfu. Iri ni ifunguro ryera ryatangwaga n'abandi, si uwo ari we wese, si umudiyakoni wese, si umukuru w'itorero wese. Hari abagabo barambitsweho ibiganza, barangije kurambikwaho ibiganza bayobora iyi mihango yo mu itorero. Iyi yari gahunda, wari umuryango Imana ibwiye Elina White ko urugi rugomba gukinga uyu muryango Satani yinjiriramo, ari nta rundi, ari gahunda y'ivugabutumwa. Muntu w'Imana, gahunda mu ivugabutumwa ni ingenzi kuko ijambo ry'Imana ribitubwira. Ndashimira Imana cyane kubw'imbabazi zayo n'urukundo ikunda itorero ryayo, ko Imana imaze kuduha ibitabo. Muri iyi minsi tumaze kubona ibitabo byinshi byasohotse, niyo mpamvu nifuje gusoma amagambo amwe aboneka mu gitabo cyitwa Ibibaho mu minsi y'imperuka, paje 32. Icyigisho ni icya 4 kitubwira itorero ry'Imana mu gihe giheruka. Musubi tubwira ngo impamvu zatumye itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 bishirwaho. Isubi ya 2 haranditse hati umucyo w'uko hagomba kubaho gahunda ihamye no kwitwara neza mu itorero watanzwe na Mwuka we, ko gushiraho gahunda y'itorero byari ngombwa. Uburyo bw'imikorere na gahunda bigaragarira mu mirimo yose Imana yakoze. Gahunda ni itegeko ry'ijuru. Mubyumve mwebwe mudashoboye gutegekwa, muba muri ibinani, ariko gahunda ni itegeko ry'ijuru kandi igomba kuba itegeko rigenga ubwoko bw'Imana ku isi. Muvandimwe kandi muntu w'Imana, wumve ko gahunda igomba kugenga ubwoko bw'Imana hano ku isi. Wowe wumva radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro, birashoboka yuko ubyumva ufite bimwe mu byo wibaza kuri gahunda y'Imana. Dufite abantu bamaze gusohoka mu itorero kubera gahunda, abari ababwiriza butumwa b'ubushake, abari abapasitori, abo bose barasohotse. Reka nkubwire ko ikatari gitangaza, nibishoboka n'intore zizayoba. Birashoboka ko nawe wumva uyu mwanya iki cyigisho ahari wibaza ku bintu bya gahunda. Gahunda ntabwo ari icyifuzo cy'Imana, ahubwo ni itegeko ry'Imana. Isubi ikurikira iravuga ngo kugira gahunda y'imikorere bizahora ari ngombwa, keretse gusa amatorero aramutse afite gahunda y'imikorere ihamye ku buryo ashobora gushiraho no kubahiriza gahunda, naho ubundi yaba yiringiye ikirimo ubusa mu gihe kizaza. Yo, mbega uburyo Satani yakwishima aramutse akoresheje umuhati we, maze agashobora kwinjira muri abo bantu akica gahunda y'umurimo, mu gihe gahunda ihamye yari ngombwa cyane, ndetse ikazaba imbaraga ikomeye yo gukumira ibinyoma no kwigararambya no kudashigikira ibitekerezo ijambo ry'Imana ritemera. Reka nkubwire ko gahunda ikwiriye gukumira kwigararambya kubaho. Rimwe na rimwe usanga hari abantu bigararambya, ukibaza umwuka barimo ukakuyobera. Icyakora ntukwiriye kutuyobera, kuko uyu mwuka uwawutangije ni Satani, na niwe nanone akomeje gukoresha mu bayoboke be muri iki gihe. Turashaka gukomeza uwo murongo,
tudakebakeba, ku buryo hatazabaho gusenya uburyo bw'imikorere na gahunda byubatswe n'umurimo ukoranwa amakenga no gushishoza. Abatagira gahunda bifuza kuyobora umurimo muri iki gihe ntibagomba kubyemererwa. Hari abagaragaje ko batekereza ko ubwo twegereje iherezo ry'ibihe buri mwana w'Imana azakora umurimo adafatanyije n'itorero iryo ari ryo ryose, ariko umwami Imana yambaye amabwiriza avuga ko muri uyu murimo hatagomba kubaho ikintu nk'icyo cyo kuba nyamwigendaho kwa buri muntu. Oya, nubwo twegereje iherezo ry'ibihe si igihe cyo kubura gahunda, ahubwo ni igihe cyo gukomera kuri gahunda. Ibyo kuvuga ngo uzabwiriza uko wumva, ugenda, utumwe udatumwe, reka nkubwire ko wari umugambi wa Satani, si umugambi w'Imana. Mu gihe twegereza akaga gaheruka, aho gutekereza ko gahunda no guhuriza hamwe bidakenewe cyane, niho tugomba kurushaho kugira gahunda ndetse kurusha uko byari bisanzwe. Ndasubiramo aya magambo: mu gihe twegereza akaga gaheruka, aho gutekereza ko gahunda no guhuriza hamwe bidakenewe cyane, niho tugomba kurushaho kugira gahunda ndetse kurusha uko byari bisanzwe. Muvandimwe, reka nkubwire ko iki gihe ariho gahunda ikenewe kurenza ikindi gihe kigeze kibaho. Nanone iyi subi ku paji ya 33 mu gitabo cy'ibizabaho mu minsi y'imperuka, ububasha budasanzwe itorero ry'Imana rifite. Imana yahaye itorero ryayo ububasha n'ubushobozi budasanzwe umuntu adashobora kugira urwitwazo rwo kubwirengagiza cyangwa ngo abusuzugure, kuko mu kugenza atyo aba asuzuguye ijwi ry'Imana. Wa muntu we, reka nkubwire ko gahunda igomba gukurikizwa, kandi gusuzugura gahunda ni ugusuzugura ijwi ry'Imana. Satani ni umugome, ashingiye kuri gahunda Imana yashyizeho, atanyuzwe bw'Imana. Na niyo ntambara yazanye hano mu isi, na niko ashaka guherutsa intambara. Mu gitabo cy'ibizabaho mu minsi y'imperuka, ububasha budasanzwe itorero ry'Imana rifite. Imana yahaye itorero ryayo ububasha n'ubushobozi budasanzwe umuntu adashobora kugira urwitwazo rwo kubwirengagiza cyangwa ngo abusuzugure, kuko mu kugenza atyo aba asuzuguye ijwi ry'Imana. Wa muntu we, reka nkubwire ko gahunda igomba gukurikizwa, kandi gusuzugura gahunda ni ugusuzugura ijwi ry'Imana. Satani ni umugome, ashingiye kuri gahunda Imana yashyizeho, atanyuzwe ashaka gushyiraho gahunda ye. Nuko yatangije intambara mu bwami bw'Imana, na niyo ntambara yazanye hano mu isi, na niko ashaka guherutsa intambara. Ashaka ko gahunda tuyivuyanga, nuko itorero ry'Imana rikabura gahunda. Nitubura gahunda ntituzagera mu bwami bw'Imana, ariko nidushikama kuri gahunda yashyizweho n'Imana, bitinde bitebuke tuzazamuka iki kirere byanga byakunda. Ivugabutumwa paje 280 handitse aya magambo: amatsinda masha y'abiyita bizera. Aya matsinda namwe mu matsinda yanga gahunda, aho hari abagabo n'abagore bavuga ko bagomba gukora bigenga, nyamara si umugambi w'Imana. Uko turushaho kwegereza iherezo ry'ibihe, amatsinda yishyize hamwe azarushaho kwiyongera. Uko turushaho kwegereza iherezo ry'ibihe, amatsinda yishyize hamwe azarushaho kwiyongera. Si igitangaza, muri ibi bihe twahuye n'ingorane zikomeye. Abavandimwe mu kwizera batuvamo baragenda, saho bigarukiye. Satani aracyakora, n'abandi ubona ko bashikamye kuri gahunda, nibataba amaso bazayivaho, kandi itorero rizabacyaha, nangwa se babavane mu itorero kuko banze gahunda. Nshuti muvandimwe, ndakubwira ko amatsinda masha aziyongera kuko tubyumva neza. Arakomeje muri iki gitabo. Ayo matsinda azifataniriza gukora umutwe urwanya ukuri, akora ibice bisha by'abiyita bizera, bazashyira mu bikorwa inyigisho zabo ziyobya. Icyo gihe ubuhakanyi buziyongera. Intumwa Pawulo yabivuze mu rwandiko yandikiye Timoteyo igice cya 4:1, aravuga ati: mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Inyigisho z'abadayimoni ntizigira gahunda, ntizikunda gahunda. Bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite kuri izo nyigisho z'abadayimoni. Abagabo n'abagore bishyiriye hamwe kurwanya umwami Imana wo mu ijuru, kandi kibabaje nuko itorero rikangutse by'igice ku buryo ryamenya ibyo bintu. Mu bavuga ko bizera Imana hakwiriye kubaho gusenga biruseho, ndetse no gukorana umwete mwinshi. Ikibazo umwanditsi atubwiye nuko itorero rikangutse by'igice.
itorero rikwiriye gukanguka ku bw'ubu butumwa buri kwaduka bw'inzaduka. Itorero rikwiriye gukanguka rikabwira abantu b'Imana, ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Tukabwiriza ubutumwa buheruka bwa marayika wa gatatu, tukabwira abantu ko Yesu agiye kugaruka kandi ko gahunda ari itegeko ry'ijuru kuko ijambo ry'Imana ritubwira. Aya matsinda rero tumaze gusoma ngo aziyongera kandi azadukana imbaraga, ariko nitugira gahunda ntazadushobora kuko ijambo ry'Imana ritubwira. Nanone muri iki gitabo kivuga butumwa paje 285 kusubi tubwira ngo gashoza ntambara muri Siyoni. Ni kwisubi tubwira gashoza ntambara muri Siyoni. Ndagira ngo nkubwire ko Siyoni ari itorero ry'Imana, ubyumve iyi nsanganyamatsiko tubwira ngo gashoza ntambara muri Siyoni. Ni intambara mu itorero ry'Imana. Iyi ntambara iteye ite? Mu matorero yacu harimo abantu bavuga ko bizera ukuri, ariko bakaba ari nta kindi baricyo uretse kuba imbogamizi gusa mu murimo w'ivuga butumwa cyangwa ubugorozi. Abo bantu ni intaza ku nzigazigare ry'agakiza. Mbega ijambo rikomeye, intaza ku nzigazigare ry'agakiza. Mbese wabuzi icyo bita intaza? Reka muri make nkubwire icyo bita intaza. Intaza ni ibuye riba mu mazi, mu nyanja nangwa se mu kivo. Mu by'ukuri iri buye riba ryarazamutse ariko rigasa naho rigarukiye aho amazi agarukiye, amazi arihishemo gakeya ku buryo urihagazemo hagati utarengerwa, wenda amazi ashobora guhisha ibirenge gusa, ariko uri hirya yabona ari amazi adashobora kubona iryo buye. Iryo buye ni intaza rero. Iryo buye rigora abasare mu nyanja iyo bari mu bwato. Iyo umusare atazi aho iryo buye riri, aragenda akarisekura ubwato bwose bugasandara. Iryo buye niryo ryitwa intaza. Abo biyita abagorozi nangwa se bashaka ubugorozi ni intaza ku nzigazigare ry'agakiza. Nicyo umwanditsi avuga. Iri tsinda ry'abantu akenshi rihora mwigenzura mw'abantu mwe. Ugushidikanya, ishari n'urwikekwe nizo mbuto z'ubwikanyize. Arakomeje ngo kandi urebye usanga izo mbuto zisa n'izisobetse muri kamere yabo. Abagize iri tsinda nabita abanyetorero barwaye indwara idakira yo kwitotomba. Byandi magambo barwaye kanseri. Bangiza ibintu byinshi mu itorero ku buryo n'abapasitoro babiri bitaborohera kubisubiza mu buryo. Mwanditsi arakomeje, n'icyasha ku itorero kandi ni umutwaro uremereye cyane abagabura bakorera Kristo. Bibera mu buzima burangwa no gushidikanya. Abo bantu barashidikanya, bibera mu buzima bw'ishari, bibera mu buzima bwo kuzimura. Nta kindi baricyo ubuzima bwabo gusa ni ugushidikanya. Ntibemera, barashidikanya. Iyo itorero ritanze gahunda, ibyabo ni ugushidikanya. Ishari, ntibanezezwa n'ubuyobozi, bumva aribo bahagarara kuri uwo mwanya, bumva bakeneye ko aribo bayobora. Iryo ni ishari. Kuzimura, ibyabo ni ukubesha gusa. Mbega kaga muntu w'Imana. Abahagarariye Kristo basabwa gukoresha igihe kinini ndetse bagakora n'umurimo utoroshye kugira ngo basenye umurimo mubi bene abo bantu bakora kandi bagarure kumvikana mu itorero. Imana irahamagarira abagaragu b'Imana gusenya izi nyigisho zaba bagashoza ntambara muri Siyoni. Imana irahamagara abagaragu b'Imana guhagarara ku mpimbi, tukabwiriza tuvuga gahunda y'itorero, tubwira abantu b'Imana kwihana. Nibitaba bityo mu by'ukuri itorero ry'Imana nitaba amaso tuzayobywa n'imbaraga z'umwanzi z'umugome, ariko itorero ry'Imana ryo ntirizabura abaryo kandi bazakomeza guhagarara kuri gahunda. Mwene data muvandimwe, wowe turi kumwe kuri uyu murongo wa radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro, ndakubwira ko gahunda ari itegeko ry'ijuru, kandi ndakubwira ko gashoza ntambara ari nta kindi agambiriye usibye gusenya gahunda. Ndihuta munyemerere tuje mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 16 umurongo wa 15 ndetse nageza 18. Hari amagambo tuhasanga Yesu aganira n'intumwa, abaganiza ikiganiro gikomeye. Arababwira ati ariko mwebwe muje muri bene wanyu mukunda kuba muri kumwe n'abandi. Iyo mugeze hamwe n'abandi muganira mwumva bavuga ngo ndinde. Baramubwiye ngo twumva bavuga ngo uri Mose, bandi twumva bavuga ngo uri Eliya, bandi twumva bavuga ngo uri Yohana. Yesu arababaza ati none se ubundi usibye bo mwumva bavuga mutekereza ko njyewe ndinde? Mutekereza ko ndinde iyo mubona ndi kumwe namwe mwebwe mugira ngo ndinde? Arababaza ati ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho.
Yesu aramusubiza ati urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni data wo mu ijuru. Iki ni ikiganiro. Nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Reka nkubwire muntu w'Imana wanga gahunda, urwana intambara ugenda ijoro n'amanywa usenya gahunda y'itoro ry'Imana, ntabwo bizagushobokera. Yesu abwiye intumwa ati reka mbabwire ko n'amarembo y'ikuzimu nubwo yose yakinguka ntabwo azashobora iri torero. Iri torero rifite ubwishingizi kuko Yesu abivuga. Nanjye ndakubwira ndi uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare. Rwa rutare twabonye Yesu, itorero ry'Imana ryubatse kuri Yesu, amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Byakozwe n'intumwa igice cya 26 umurongo wa 12 ndetse nageza no wa 15. Ngikora ibyo. Uyu ni Pawulo asobanura ibyamubayeho. Nawe ntabwo yarazi ngo byagenze bite, yagendaga agiye kurenganya atungurwa n'umucyo. Ubwo yasobanuraga ukuntu byagenze, ubutware ntegetswe n'abatambyi bakuru. Kiki ubwo ni data wo mu ijuru. Iki ni ikiganiro. Nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Reka nkubwire muntu w'Imana wanga gahunda, urwana intambara ugenda ijoro n'amanywa usenya gahunda y'itoro ry'Imana, ntabwo bizagushobokera. Yesu abwiye intumwa ati reka mbabwire ko n'amarembo y'ikuzimu nubwo yose yakinguka ntabwo azashobora iri torero. Iri torero rifite ubwishingizi kuko Yesu abivuga. Nanjye ndakubwira ndi uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare. Rwa rutare twabonye Yesu, itorero ry'Imana ryubatse kuri Yesu, amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Byakozwe n'intumwa igice cya 26 umurongo wa 12 ndetse nageza no wa 15. Ngikora ibyo. Uyu ni Pawulo asobanura ibyamubayeho. Nawe ntabwo yarazi ngo byagenze bite, yagendaga agiye kurenganya atungurwa n'umucyo. Ubwo yasobanuraga ukuntu byagenze, ku murongo wa 12 aranditse ati ngikora ibyo njye Damasiko, mpawe ubutware ntegetswe n'abatambyi bakuru, kigenda ku manywa y'ihangu mwami, mbona umucyo uvuye mu ijuru urusha uw'izuba, unsangana n'abo tugendana, twese twikubita hasi. Numva ijwi rimbwira mu Ruheburayo riti Sawuli Sawuli undenganiriza iki? Biragukomereye gutera imigeri ku muhunda. Nanjye ndabaza ndi urinde mwami? Umwami aransubiza ati ndi Yesu uwo urenganya. Mbega Pawulo amagambo Yesu amubwiye, aya magambo arantangaza. Itakora amagambo aboneka ku murongo wa 14. Yesu aramubwiye ati mba Pawulo, hama hamwe nangwa tuza, kurwanya iri torero ntibishoboka. Aramubwiye ngo biragukomereye gutera imigeri ku muhunda. Umuhunda ni iki? Aha umuhunda icyo Yesu amubwiye, biragukomereye kurwanya itorero. Umuhunda ni icuma, ntabwo umuhunda ari igiti. Mwese abakuze muri kunyumva ndagira ngo murabyumva neza iyo bavuga umuhunda. Ahari abana bato nabo baba banyumva, wenda mudasobanukiwe icyo umuhunda ari cyo. Umuhunda ni icuma gisongoye cyabaga ku nkoni z'abapapa basogokuru ba kera, barazitwazaga ziriho icyo cyuma kugira ngo kibafashe kugenda bakishingikirijeho, ariko akaba ari icuma kiri mu nkoni y'igiti, ndetse umuhunda wabaga no ku icumu. Rero umuhunda ni icuma gisongoye nta nubwo kigegenye. Nicyo Yesu abwiye Pawulo ngo umva Pawulo nkubwire, biragukomereye gutera umugeri ku muhunda. Ikibazo nkubaza, uwazana umuhunda uzi icyo cyuma akagishira imbere yawe, akakubwira ngo kubitaho umugeri, akongera akakubwira ngo kubitaho umugeri, ari wowe n'umuhunda, ninde wahahombera? Mbese umuhunda wavunika nangwa ikirenge nicyo cyahahombera? Uko ikirenge cyahahombera umuhunda ugakomeza kuba umuhunda, reka nkubwire ngo subiza amerwe mu isaho nangwa usubiza inkota mu rwubati. Iri torero si ryo rizaguhomba kuruta uko uzarihomba. Warirwanya utarirwanya, ntabwo iri torero rizabura ababo. Kurirwanya ni ugutera imigeri ku muhunda. Tuza muvandimwe. Nanone Yesaya igice cya 29 umurongo wa 8, Yesaya yanditse amagambo ngo nuko bizamera nk'ushonje arotarya, akaramuka afite inzara,
cyangwa nk'ufite inyota uko arotanywa akaramuka arembye agifite inyota. Uko niko ingabo z'amahanga yose zirwanya umusozi wa Siyoni zizamera. Yesaya ati mu by'ukuri kurwanya umusozi wa Siyoni, kandi umusozi wa Siyoni ni itorero. Aravuze ngo tuza kurwanya uyu musozi ni nko kurota urya nanga uri kunywa. Mbese warota urya nanga unywa? Wabyuka mu gitondo wafata urugendo baguhaye ibyo kurya ukabyanga ngo warose urya? Oya. Mbese ibyo warose urya hari vitamini byaguha? Oya. Mu yandi magambo, indoto n'indoto ntacyo zakunguraho ngo warose uri kurya, niyo waba urota urya bya biryo ukunda cyane. Kurwanya iri torero ni ukurota urya ukarota unywa. Yesaya nanone 31:4, Uwiteka arambwiye ngo nk'uko intare y'igisore yivugira ku muhigo wayo, abashumba benshi bagahururira kurwana nayo, ntikangwe n'amajwi yabo kandi nticogozwe n'urusaku rwabo, ni ku Uwiteka Nyiringabo azamanurwa no kurwanira ku musozi wa Siyoni no ku gasozi kawo. Amena. Mu by'ukuri mbega amagambo ateye umunezero, mbega amagambo ateye ihumure. Bwoko bw'Imana, nimushikame mukomere. Itoro ry'Imana ntirishoborwa, riranesha ntirineshwa. Niyo mpamvu Yesaya yavuze ngo nk'uko intare y'igisore. Intare y'igisore nta nubwo ari intare y'igisaza, ni igisore, intare ifite imbaraga. Nk'uko iyo ihagaze ku muhigo wayo, yahize yabonye umuhigo, ntikangwa n'amajwi y'abashumba, ntikangwa n'imirindi, ntikangwa n'urusaku, yiyizeye imbaraga nyinshi, ikomeza guhagarara ku muhigo kandi ikawurya nta gihunga. Ni nako iri toro ry'Imana ari umuhigo wa Yesu. Yesu turi umuhigo we. Yesu yaraturwaniriye, Yesu yaradutsindiye, yatuguze amaraso y'igiciro cyinshi. Ntabwo iri torero azarireka, azarirwanirira kandi rizatsinda mu izina rya Yesu. Ngera ku musozo w'iki cyigisho, nyemerera dusoreze kuri iri somo rikurikira. Paulo yandikiye Abakorinto n'urwandiko rwa 2 igice cya 13 umurongo wa 7 ndetse n'uwa 8. Muvandimwe, Paulo yanditse amagambo ngo nuko ndasaba Imana kugira ngo mutagira ikibi mukora. Icyakora si ukugira ngo duse n'abemewe, oya, ahubwo ni ukugira ngo mukore neza nubwo twasa n'abagabo. Erega itoro ry'Imana rigizwe n'abagabo n'abagore b'abanyabyaha, kandi nta ukiranuka n'umwe nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, ariko ni igikoresho Imana yashimye ko kiba mu isi kandi abantu bakerezwa muri ryo. Rero nubwo ryaba rifite abanyabyaha, mu by'ukuri si ukugira ngo duse n'abemewe, nubwo twagira bimwe twagawaho, ariko tuza kandi ukorera Imana. Umurongo wa 8, kuko ari ntacyo dushobora gukora ngo turwanye ukuri keretse ko kurwanirira. Nta kindi twakora usibye kurwanirira ukuri, naho kukurwanya ntibishoboka. Kuri kuratsinda buri gihe cyose, kuranesha. Uko Satani yashoje intambara mu ijuru, umva, akavayo, ndetse n'abo yashutse bose bakavayo, mu ijuru hagasigara amahoro n'umutekano, kandi inshingano Satani yari afite mu ijuru zigahabwa abandi. Ni nako no mu itorero uyu munsi warivamo, waba uri umupasitori umeze ute, waba uri umukuru w'itorero umeze ute, waba uri umubwiriza ufite impano imeze ite, reka nkubwire ngo wagenda uwo mwanya wawe ntiwasigara mu icyuho, wasigara mu abandi. Ni nako bimeze. Ndakurarikira muri uyu mwanya kugira ngo utuze, ihane, Mwuka w'Imana abane nawe. Ibyaha byose dusaba Umwuka w'Imana kugira ngo aduhe imbaraga zibitsinda. Turi mu itorero, turwana intambara nziza kandi tuzanesha. Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi turwanirire kuba mu ruhande rw'Uwiteka, naho uruhande rw'umubiri rurwanya gahunda y'itorero ry'Imana turicikeho, dusaba Imana imbabazi, turwanirire urukuraho kugira ngo tukurwanye. Yesu nagaruka azatwambika ikamba ry'ubugingo, azasange twarashikamye, twarabwirije mu mbaraga, twuzuye Umwuka w'Imana. Nubwo twapfa tuzapfe turi mu itorero ry'Imana, nubwo twarenganwa akarengane kazadusanga mu itorero ry'Imana. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen.